sinaje wese naje mwami uyu munsi naje wese naje mwami. Imana ishimwe cyane bene data, nanjye ndanezerewe cyane ndetse nshimye Imana kubw'uyu munsi mwiza cyane inyongereyeho kugira ngo dufatanye ikiganiro cy'isaha ya 9 hano kuri Pure Gold Channel. Iki kiganiro kandi murakigezwaho na Jose. Hano kuri Pure Gold Channel twiyemeje kujya tubagezaho ibiganiro byiza cyane. Iki kiganiro cy'isaha ya 9 cyakunzwe na benshi. Niyo mpamvu tugiye gukomeza kukirebera hamwe kuko twigiramo ibintu byinshi cyane. Ubushize twarebye abinginzi batanu, tumaze kureba abinginzi batanu. Umwinginzi ariwe bita intercessor mu Cyongereza, ni ukuvuga umuntu uhagararira abandi akabasengera akabingingira. Twarebye ukuntu umwinginzi wa mbere ariwe Yesu Kristo, ntitumubara. Yesu Kristo yingingira isi, yingingira abakristo, yingingira abantu bamwizera ndetse yingingira n'abatamuzi. Uwo niwe rugero rwa mbere tureberaho. Ariko muri Bibiliya handitsemo abinginzi twagiye tubona b'abantu nkatwe nkanjye. Yesu Kristo ni Imana, yigize umuntu koko ariko ni Imana, wo sinjya mubara. Tumaze kubona batanu rero, duhereye kuri Aburahamu tukageza no kuri Mose, nawe twaramurebye. Tureba Eliya, tureba Samweli, abo bose twagiye tubigiraho. Uyu munsi wa none rero hari undi mwinginzi tugiye kureba w'umudamu. Uwo mudamu ni umudamu watangiye gusenga akiri umudamu mutoya amaze gupfusha umutware we. Uwo mudamu wamukeka wenda niba ugisoma ijambo ry'Imana, yitwa Ana. Ana yapfakaye ari muto cyane. Bigaragaza ko ngo abashakashatsi bavuga ko yashyingiwe afite nk'imyaka 13. Amarana n'umutware we imyaka 7 gusa. Nyuma yaho umutware arahamagarwa asanga Imana. Imana iramuhamagara nk'uko tubivuga. Bamaranye imyaka 7 yonyine babana, bari barashakanye. Ana yubahaga Uwiteka cyane, yari umwinginzi rwose. Icyo yahisemo yaravuze ati, njye singiye gushaka undi mugabo, nyihisemo umugabane mwiza. Yiteye umugabane mwiza cyane wo kwibera mu rusengero rw'Imana, wo kwibera imbere y'Imana, akajya asenga amanywa n'ijoro. Kandi yafataga n'ibihe byo kwiyiriza ubusa nk'uko tubimenyereye benshi bajya gukora icyo kintu. Kwiyiriza ubusa koko Imana yabigushyize ku mutima bigira umumaro, bituma urugi rukinguka, rutuma wowe n'Imana mugira ubumwe, mugirana ubucuti. Kwiyiriza ubusa no gusenga ni byiza cyane. Kuba bishobora mujya mubona imigisha ibamo. Ana rero yari umwinginzi, akajya asenga akaniyiriza ubusa. Imana yaje kumuhishurira ikintu cyiza cyane kuko ngo yari umuhanuzi w'Imana. Imana yamuhaye impano y'ubuhanuzi. Imana ikamubwira ibyenda kubaho, ikamuhishurira ibyiza bigiye kuba. Turamusanga hano, ibyo yamubwiye turabisoma hano mu isezerano rishya mu butumwa bwiza bwa Luka, ibice 2 ku murongo wa 36. Haratwereka ukuntu uyu muhanuzikazi Ana wari umukobwa w'umuntu witwaga Panuweli muri tribe cyangwa se mu bwoko bwa Asheri. Uyu muhanuzikazi batwereka ko yarageze mu zabukuru, yari afite imyaka 84 mu gihe Imana yamuhishuriye icyo yari yaramweretse. Imana yari yaramweretse, yari yamuhishuriye ibigiye kuba, ko Imana igiye kohereza umwami Yesu Mesaya ngo azacungura isi. Ijambo ry'Imana ritwereka ko uyu mupfakazi Ana yiberaga mu rusengero rw'Imana, arategereza yihanganye iryo sezerano ko risohora ry'ivuka rya Yesu Kristo, risohora afite imyaka 84. Tekereza, niba yaratangiye gusenga afite imyaka 20 amaze gupfakara, ni ukuvuga ko yamaze igihe kirekire
imyaka 64 asenga ari imbere y'Imana ategereza iryo sezerano ryaje gusohora. Nawe yinjira mu rusengero aho umwana Yesu Kristo yari arimo yakirwa imbere y'Uwiteka, atuwe Imana. Aramubona, agirirwa amahirwe, avuga n'ibyerekeye ivuka rye ko yari abizi. Bene data, iyo uri umwinginzi, Imana irakwizera ikakubitsa amabanga. Ana yari umunyamabanga w'Imana. Imana yari yamwizeye imubwira iby'ivuka rya Yesu, hamwe n'abandi nka Simiyoni, aho abantu bagiye bagirirwa ubuntu bwo kumenya iby'Imana, amabanga y'Imana. Haleluya! Nawe mwene data, niba ufite impano y'ubwinginzi, y'ubwentesesa, urahirwa. Imana ikubwira amabanga urabizi, urayabitse. Imana ni nziza cyane. Ahangaha impamvu nkomeza kugarukirana kuri iki kiganiro cy'isaha ya 9 cyo kurebera hamwe abinginzi, nuko nanjye bimfasha. Nzi neza ko nawe bigufasha, kuko ni ikintu cyiza cyane guhinduka inshuti y'Imana, guhinduka umwinginzi, ugahagararira igihugu cyawe ukakingingira, ugahagararira aho utuye ukabingingira, ugahagararira umuryango wawe ukawingingira. Amaherezo Imana igira icyo ikora, kandi Imana ikubitsa amabanga. Haleluya! Reka dukomeze uyu murimo wo kwinginga bene data. Imana ikugirire neza. Soreje aha kwifuriza umugisha w'Imana, kandi nzi neza ko tugiye kwigira kuri abahanuzi nk'uko nabakubwiye uko twatangiye, cyane cyane twigira ku mwami Yesu. Umwami Yesu niwe mwinginzi wa mbere, n'umwentesesi ukomeye cyane, ngo naho ari mu ijuru yicaye iburyo bwa Data, adusengera, adusabira, arira cyane kubw'ibyaha byacu, kugira ngo Imana itaturimbura. Mwene data, reka dufashe umwami Yesu udukunda, wadupfiriye, tumufashe. Turi hano, nubwo turi hano mu isi dufasha Yesu, ariko amazina yacu tuzi aho ari mu gitabo cy'ubugingo. Turafasha Yesu kwinginga hano mu isi, tuvuga n'ubutumwa bwiza, tubwira abantu agakiza, kugira ngo abantu batazarimbuka, ahubwo ikuzimu hazaba ubusa. Twinginga ikuzimu kwa shitani hazaba ubusa, mu ijuru hazuzure. Bene data, reka dufashe Yesu kwinginga, kuko yaraduhamagaye kandi ashaka ko tubikora kugira ngo abantu benshi bazakizwe. Haleluya! Urumva se atari umurimo mwiza? Ubwinginzi tugafasha Yesu umwami wacu urimo kwinginga, urimo kutwingingira amanywa n'ijoro ngo tutazarimbuka. Reka natwe tubikore. Ni umurimo mwiza. Bene data, mukomeze mugire ibihe byiza n'abanyu bose. Turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Bye bye. Naje nkongenyezwe nawe, dore nambaye ubucabari. Naje ngo mpemburwe nawe, dore nguye isari. Naje ngo mpemburwe nawe, dore nguye isari. Narutse mu rugo kwa Data, naje ngo nkwigumire, naje ngo niteshe Data, naje Papa, naje ngo niteshe Data, naje Papa. Naje mvuye kure cyane, iyo nari narazibiriye, none nitabye ijwi ryawe ridasiba ku
amina